Alright, twongeye kubasuhuza rero abakurikiye YCTV. Iki ni cya kiganiro cyanyu Analyze, tuza tuganira ku ngingo zimwe n'izindi. Tuba turi kumwe rero n'umwanaliste umwe, Clement, cyangwa n'uwundi muntu tuba turi kumwe hagati aho ngaho kugira ngo adufashe gushyira gukura urujijo ku ngingo zimwe na zimwe bitewe nyine n'igitekerezo aba bifiteho. Tubibutsa yuko tuba turi kumwe na Hotel Allegra iri Karuruma. Tubibutsa yuko dufite serivisi za sauna na massage, ndetse n'igikoni cyiza, ibyumba byiza, ndetse na bar iri kuri rooftop, ndetse na boîte ikora amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7. Ni Karuruma. Donc ushaka rero kuhagera waduhamagara kuri iyo nimero iri muri description. Clement, bitese? Bawo ni sawa cyane. Twongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ya, ndashima Imana. Alhamdulillah rabbil alamin. Amina. Tuvuye mu cyunamo, tuvuye no mu gisibo, no muri pasika, byose cyarimwe. Byose cyarimwe. Ubu ngubu turagarutse, tuje kuganira n'abanyarwanda, dukomeza kubabwira yuko iminsi 100 yo kwibuka n'ubundi iracyakomeza, kandi twibuka buri munsi, ntabwo twibuka mu minsi 100 gusa. Twibuka buri gihe kandi twiyubaka, kandi tuniyubaka. twiyubaka. Yego. So uyu munsi rero reka tuganire ku ngingo cyane cyane inkora ku mutima njyewe. Inkora ku mutima kubera ko nkunda u Rwanda. Uri mu rukundo nayo. Nkwigo. Nkunda u Rwanda, nkunda igihugu cyacu. Nkanakunda yuko wacu nta utarukunda. Twitwa nyine u Rwanda, bisobanura kwaguka. Donc gukura, kugera kure. Reka banza dukenge hariya. Yego, ndimo ndavuga nti nkunda u Rwanda. Nkunda u Rwanda, nkunda yuko nyine dukura dufite n'abaturage, twese tubyumva kimwe, dukorera hamwe nk'uko indirimbo y'igihugu yacu bivuga ngo ubwenge, umutima n'amaboko yacu biradukungahaza, sibyo? Kandi noneho ururimi rwacu rukaduhuza twese hamwe, sibyo? Icyo kintu turusha ibindi bihugu byose. Aricyo turusha ibindi bihugu byose. Ariko mu minsi ishize ndimo ndaganira n'umuntu. Yego. Turavuga tuti turagahugu gato, sibyo? Tudafite susa. Ariko noneho aranavuga ati ikibazo kinakomeye cyane. Ntabwo yashyizeho gato keza. Kuba ari keza ko ni ibintu tudashidikanyaho. Iwe yaravuze ati ikibazo gikomeye cyane nuko nta muco tugira. Clement, umuntu uko yibeshye cyane. U Rwanda rufite umuco. U Rwanda dufite umuco, turi n'intangarugero ku yindi mico. Umuco ni iki bundi? Umuco akenshi ni ibituranga, ni umwihariko wacu. Umuco ni ukuvuga ngo umuco w'igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa w'ihanga iryo ari ryo ryose ni presentation, ni ibirango by'icyo gihugu, umwihariko cyangwa by'agace runaka. Yego, umuco wacu ni uwuhe? Umuco wacu kubemo ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere wahereyeho wanishubije ni ururimi twese duhuriyeho. Ururimi? Yes, buriya narwo ni umuco. Reka tuvuge ku rurimi ho gatoya mbere yuko tujya ku bindi. Ikinyarwanda. Ikinyarwanda cy'abanyarwanda. Ikinyarwanda cy'abanyarwanda, of course. Ikinyarwanda ni ikinyarwanda koko kiruzuye. Like ni ururimi nyine wavuga ngo nyine ni ururimi rwuzuye. Kubera icyo uvuga ngo rwuzuye, urumva rucagase. Kubera ko ikinyarwanda reka nkwereke ni ikinyarwanda nk'igiswahili. Igiswahili gifite amagambo yose kidatira ku rundi rurimi rwo arirwo rwose. Ikirundi nk'abarundi bafite ijambo rihagarariye minisitiri. Twebwe minisitiri riratiriwe. Minisitiri wabo ni umushikiranganje. Bafite ijambo rihagarariye umudepite. Umudepite wabo ni umushinga amateka. Yego. Bakagira umusenateri, twebwe tubita abasenateri.
mu kinyarwanda. aho wenda ndagusobanurira. Kubera iki twebwe wavugaga ati ururimi urabona twebwe ikinyarwanda wenda tuvuga bitewe na generasiyo ukuntu zigenda zisimburana n'uburyo ki ibinyejana bigenda biza, sibyo? Ntekereza ko utwo tugambo tw'udutirano, ayo magambo y'amatirano, sibyo? None se reka nkubaze, ururimi rugira amatirano, ururimi rwo ari rwo rwose rugira ijambo ry'iritirano, ariko noneho tugenda tucyonona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None se mbere yuko dutira minisitiri, yes, mbere yuko dutira ijambo minisitiri, utekereza ko uwo minisitiri ntako yitwaga ngo iki? None se reka nkubaze, utekereza ko mbere y'ubukoroni izo ndimi z'amahanga zitaraza ntago bavugaga ikinyarwanda? Nako kantu gatekereza nyine barakivugaga. None se utekereza ko ku gihe cy'abami izo bavugaga ngo presentation, ngo minisitiri, babaga bafite uko nabo babita? Ahubwo dufate iya mbere ducukumbura ayo magambo. Kubera iki nyine ntabyo tugifite buriya nacyo? Yes. Naho iby'uko wenda hari amagambo amwe n'amwe biriya ntekereza ko ntayo. Ikinyarwanda cyo kirakennye, hari amagambo menshi kuko usanga ntabwo gikennye, kirakennye kuko reka nkubaze iyo umuntu agukozeho urumva? Yego, iyo umuntu agukozeho urumva. Iyo umuntu akubwiye urumva. Iyo utamiye ibiryo wumva uburyohe. Oya, urumva nabwo. Ni ukuvuga iyo ngo ikintu iyo bagushyize ikintu ku mazuru urahumurirwa, urumva, uri kumva bihumuye nyine urumva. Impamvu ni ukuvuga ngo izo hari types zo kumva. You get it. Noneho ni ukuvuga ngo twagakwiye kuba dufite nyine amagambo, donc ijambo risimbura feeling. Hari uko feeling, sibyo? Hari touch. Nuko ahubwo abasaza bamwe bagenda badushiraho, nka umusaza wacu tuzabatumira Zirapyisi yagiye buriya tutamuganirijeho kuri icyo kiganiro ngo atuye ikinyarwanda. Tuzahamagara Ntuza, tuzahamagara bamwe mu basaza bakuru, wa mugabo ujya ufite n'ubuvuzi gakondo ikinyarwanda, yitwa ngo iki? Yitwa Gikira. Afite inzu, ejo bundi mu minsi ishize yarahiye. Tuzamwegera turebe ko yatubwira donc ikinyarwanda cyanyacyo cyimbitse, cyanyacyo cyavugwaga kite, kuko hariho amagambo n'ubu ngubu twege dukoresha. Iyo ugiye nko muri bya bitabo bya ba Alexis Kagame usanga harimo ikinyarwanda twege tudakoresha pe. N'ibihekano umenya byarahindutse. Byarahindutse. Nese ni gute wambwira ngo umuntu aravuga ngo ubwenge bakandika ubwenge, bakandika ubwenge? No kuvuga ngo sinzi umuntu wabizanye ngo tubihindure. Umuntu wabizanye simuzi. kera ariko ibyo byose buriya ibintu byose babivuye imuzingo. None dusigaye dufite inyoroshanyigisho. Inyoroshya shangwa ni inyoroshya, freestyle. Yego, ubwo icyo ni kimwe. Ni kimwe mu bigize umuco. Ni ukuvuga ngo umuco ubundi reka wenda tubanze tubwire abanyarwanda kugira ngo turi buze kugenda tubidetaya, umubwire nyine nimba ibyo bintu kuko tubifite, sibyo? Mu bintu bigira component umuco. Ubundi umuco nyine ni ikintu abantu bahuriyeho, sibyo? Groupe y'abantu, ni indangagaciro baba bahuriyeho n'imyizerere bakayihuriraho kugira ngo ibarangeho, ibatandukanye n'abandi, sibyo? Yego, ni ukuvuga ngo rero hagomba kugira umwihariko w'ibiryo mu Rwanda. Donc habaho symbol, sibyo? Symbols. Muri symbole cyangwa ibirango habamo ibiryo, imbyino, inyogosho, imyambarire, ururimi narwo twaruvuze. Ururimi ni iyindi component. Donc turi kuvuga muri icyo ngicyo cyitwa symbol. Donc ibirango, ni imyambarire, habamo imyambarire, imibyinire, indirimbo, ibiryo n'inyogosho. Inyogosho wenda ni gake. Coiffure buriya nayiranga abantu. N'imiturire.
buriya n'imiturire, imyubakire Imyubakire donc nayo ibiri nyine muri bya birango ku buryo iyo umuntu akweretse ngo iyi nzu uhita umenya ko ari ahantu cyangwa runaka. ukabona ku ikarita ukavuga ati wawu hari ahantu ni mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu akweretse nk'imyenda nk'umwenda wo muri Egypt urebye uhita uwubona sibyo bitewe n'ibintu bishushanyijeho cyangwa nko mu Barabu cyangwa ukareba nko muri za Maroc na za Ethiopia bafite imyambarire yabo, iyo urebye India iminuza yabo n'imyubakire yaho n'inkweto zabo donc na coiffure buriya niyo mpamvu navugaga coiffure kubera ko ukuntu twege twiyogosheshaga ntabwo ari ko abanya South Africa biyogosheshaga abanyakenya si cyo kimwe n'aba wabonye n'imyubakire yo mu Buhinde biratandukanye no mu Bushinwa biratandukanye n'Abazungu naho hari imyubakire n'inzugi byihariye yo mu gihe cy'abakoroni ukuntu bubakaga mbere yaho buriya nabo baba baraje bakagiramo ukuntu bahindura ni ukuvuga ngo umuco urakura sibyo ariko hari ibintu bigomba gusigara harimo nyine bya bindi rwa rurimi ya mirire y'abantu imitekere ya myubakire kwa kundi ibigonyi se twavuye muri oya hari ukuntu ufata technology ukayivanga no kwa kundi mwege mwakoraga reba nka convention it is a very good nuza donc ubona yuko ari mimication donc ni imyiganire myiza cyane y'ukuntu twege twubakaga kera even urabona hari ahantu muri Uganda mu borozi urumva abadashoboye kuba bayanyakatsi bubaka yamazu n'ubundi y'ibigonyi meza bakubaka n'uruhimbi rw'amakaro ugasanga ni heza ariko wa muco kakantu karabakurikiranye numva ko natwe iyo bazana iyo tekinoloji yo kubaka wenda ntizibe nyakatsi aho ikaba ari ibata ariko n'ubundi ifite ya plan yarangaga kabisa tukaba dufite nka Kigali ifite plan y'ibigonyi ariko iriho amabati agezweho iriho amakaro iriho amatafari ahiye uburyo usanga ushobora no gusanga inyuma ari ikintu cy'ikibati gicuritse kinazengurutse ariko nk'imbere hakasamo ibyumba bisanzwe cyane rwose nabwo byari kuba byiza ariko ukabona rwose ko ari mu Rwanda rwose ukahagera ukahareba nyine ukavuga ati usanga dufite umudugudu uteye nk'utuzu tumeze gutyo kandi umuntu azaza agafotora kohereza uza ahantu babikorera baragiye babikora mu mahoteli hariya mu Kinigi niho babyubatse hariho hoteli imeze gutyo ntabwo byagakwiye kuba mu mahoteli gusa ibintu byagakwiye no kuba mu bandi none bihita bya bintu by'umuco wacu twege bihita bibi by'abandi bantu bari buturuke hanze baje kutureba akaba aribo babyinjoyinga kuturusha twebwe ariko urumva yuko ibyo byose turacyarimo turavuga yuko wa muco uhari wa muco urahari still urahari ni ukuvuga ngo turemeranye yuko hariho plan donc hariho plan y'ukuntu abantu bubaka dufite imyambarire ese imyambarire yari ihari koko wenda iyo twumvisha amateka ntago mbiziho cyane buriya ibintu ntabonye ntago njya mbihamya oya dufite amafoto ariko nzi ko mbere bambaraga impuzu sibyo nubwo wenda twabaga ari akababa gatoya ariko yabaga ari wo mwambaro ubwo nawo byo byari mu muco noneho igihe nyuma abazungu baje bambara imikenyero n'imyitero ku gihe abami batangiye kuza bambaye bambaraga imikenyero n'imyitero nabo ugasanga ni byiza cyane sibyo nayo ntekereza ko kuki batagumye kuri byahise bihinduka kuko mbona nka muri za Afurika y'Epfo niho cyane cyane njya mbona bakunda gukomeza umuco wabo ariko nabwo n'ubwoko bumwe na bumwe baracyagira nubwo bwose barivovinze bageze ntago yagenda mu nzira byambaye ariko bagira umunsi wo gufeta imyambarire yabo ya gakondo ibyo natwe ntekereza ko twazanabitegura rega nitwe imbaraga z'igihugu cultural festival urumva nicyo baturusha
barakibuka ya gakondo yabo. yego n'abanya-Ethiopia baracyagira iyo ntuza, yewe reka tureke n'abanyafurika gusa, na za Mexique bagira aho bakizihiza iyo twakabaye ntuza, turi na za promotinga Chine. na bano numva ba motion bagakwiye kuba ejo bunini bwo Le nabonye, problème, dore ikibazo ahantu ashaka kibera. ngo Dore ikibazo ahantu kibera. ngo style z'Imfaransa. Dore ikibazo ahantu kibera, mbona twige twaragiye dufata umuco wa gikristu tuwuhindura uwacu. kubu ngubu kwambara, umuntu agenda yambaye mini bakavuga ngo yambaye ubusa, Yego. kandi ariko twambaraga. Nyine byari icyo gihe ntekereza ko buri ngoma yije ijyana n'ibyayo, niyo mpamvu nyine izo mini amadini wenda yaratari yaza, nyuma babigisha ko kwambara mini we atari byiza, sibyo? ari icyaha. Buriya amadini nayo arimo akantu k'agakorone. Arimo akantu k'agakoroni n'ubukoroni bweruye. Oya, ubu byabaye imyemerere. Ubu ni imyemerere. ubukoroni bweruye. Oya, ubu ngubu wowe byite uko nguko. ni psychological. So rero amadini koko yaradukoronije. Burya gukoroniza umuntu ntabwo ari ukuza ngo kora ibi kubite ibikiri bike. Hari uburyo twagiye dukoronizwa psychologically. So rero nabyo birimo byagiye bihindurira imyambarire, bigenda bihindura imico y'ahantu. Yes. ariko twagakwiye nanone no kugumana. None wemera ko akenshi amadini yagiye ahindura umuco, ko twari dufite n'umuco w'imyemerere. Exactement, nibyo twari kuza kubigeraho nabyo. Hari n'imyemerere baje ryangombe wacu, ryangombe rya babinga, rya baringa, ni rya baringa. Ariko rero wa mugari, reka amadini ase ryari rya baringa koko. Rega baringa ntabwo yacyari ikintu kibi, nuko gusa baje kugira. Ese baringa si ikintu nyine gishobora kugukanga kidahari, kwikanga ubusa ngabibazi. Ni impamvu nyine baje gutangira kubyikanga baringa, ariko ubundi baringa ntabwo bazikangaga. Erega n'imizimu n'abazimu barabasengaga, umuntu yaravuga ati ngewe ndambaza umuzimu w'iwacu, kuko umuntu uguteje umuzimu w'iwanyu ntabwo wamukiraga. Buri umuntu uguteje umuzimu w'iwanyu, muri iwanyu haba abazimu nawe? nta hantu hataba abazimu. Baguteje abazimu n'iwanyu, baguteje abazimu iwacu nta bazimu bahaba. umuzimu se ni iki? umuzimu ni iki? Umuzimu ni ikintu kitabaho, n'imyuka mibi. Ntabwo ari ikintu kitabaho. Oya, umuzimu it's abstract, utararuhutse. Umwuka kwa kundi ujya wumva ngo urabunga nka roho mbi. Ni roho mbi, donc ni wa muntu utararuhutse. None se roho wanze kujya kuruhuka, uwagutuma roho wayibona? Roho si ukujya ku mupfumu se agazamura roho y'umuntu. Iyo ni imyuka mibi nyine. Nicyo bita roho. Umwuka mubi, umwuka mubi ni roho, ni esprit. Roho nyine ni esprit. Yes, that is why it's abstract now. Ni ibintu bitagaragara ariko bishobora kugaragaza ibimenyetso. Gishobora no kujya mu wundi muntu kikanavuga, kikanakora, kikanagukubita. Ntawamenya, ariko nabyo byari mu muco. Ibyo byari mu muco no kubandwa no guterekera. Donc twege nuko hari abantu bagiterekera. Hari abantu bagisenga kuriya. Twege nuko baje kuza bakavuga ngo dusigaye dusenga, ariko n'ubundi byari ugusenga kuko bari bafite. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu twambaza abakurambere bahandi. Nk'iyo nk'umukatolike nk'iyavuze ati nuza mutagatifu Paul mutagatifu udusabire, ababwiye umukurambere w'abandi ba, ababwiye roho mbi y'ahandi hantu. Oya, ntabwo ari forcément ko bari mbi. Ni umukurambere w'imyuka y'undi muntu. Alright, Clement, twari turimo turavuga rero kuri ku ngingo ya mbere ya kabiri y'ibirango. Hanyuma ubwo twari tuvuye ku birango, donc twavuze tutaravuga ku mirire, ariko ku birango twari ku myubakire, twari ku myubakire, twari turi ku myambarire, niyo twari turi.
habaho Turangiza. n'imbyino ya n'imbyino Mm. ariko natwe dufite imbyino gakondo imbyino yo turayifite kabisa iri unike ku isi hose kandi linike rwose ubona isa imihamirizo intore zacu ziragacinya n'abakobwa bacu bakashayaya barashaya kumara basinakubwira yego icyo cyo ni no comment ni no comment n'abakaraza bihariye abakaraza bo nta ngoma tuzirusha abarundi ariko nabo barakaraza abakaraza bacu kabisa kuko tugira ibitego byiza kuruta ibyabo rega buriya umuco wacu n'uw'abarundi ntabwo bitandukanye ntabwo bijyana kure cyane n'imbyino zijya gusa twese abakobwa baba bigana sometimes inka rega gutega amaboko kuriya ni byavuye ku muco w'inyambo yego niko nigeze kubiganira twari turimo turakora documentaire n'umuyobozi nyakwigendera wayoboraga inteko y'umuco yego ari umupapa mwiza cyane ntabwo nibuka neza izina ryiwe aratubwira ati buriya abakobwa bakoraga biriya either bigana inka cyangwa barimo barerekana imico uko amahembe y'inka yabaga cyangwa hari igihe bakoresha noneho berekana imirimo yo mu rugo jya ubona yo nk'iyo bazanye uduseke cyangwa bafite ibisabo cyangwa bafite inuza ibisobanuro intara bya bindi bagosoreraho cyaneho buriya ho abagifite umuco ukomeye usanga abakobwa bamwe bo mu bana b'aborozi banogosha bimeze nk'inka zabo usanga inyogosho y'umukobwa uko runaka yogoshe bifite meaning y'inka z'iwabo cyangwa inka akunda yego urumva ni umuco wacu ni imbyino yacu irepresenta umuco wacu nacyo kiri mu bintu nabyo urumva bitandukanya twebwe n'abarundi n'abagande nabo bafite ibyabo yego hanyuma tuvuye ku mbyino habamo no kuririmba imiririmbire even n'imicurangire urabyumva ko nabyo biri unike kandi birahari kamakondera n'ingiri hari umusaza twari duturanye n'ukuntu bahogoza urayizi imihogo yaragiye bagiraga ibyo bita gukoronga tuzabazanira abantu intara urayizi intara igosora hari umusaza wayicurangaga rwose ukavuga ati kwere intara se barayicuranga akayicuranga kandi ukumva cyane rwose ntabwo bishoboka umusaza bamwitaga Sebutimbiri yarazi gucuranga intara hanyuma urumva tuvuye muri icyo ngicyo cy'ibirango hazaho noneho n'ikintu bita amanorms mu muco habaho ikintu bita amanorms cyangwa nk'imiziro donc ikintu amategeko atanditse ariko uzi neza yuko udashobora gukora ikintu runaka muri situation runaka kirazira sibyo uvuga nti ibi bintu ntabwo wabikora uramutse ubikoze waba utari uwacu ariko usanga ikomeziro hari iyo duhuza n'ibintu oya ntabwo bisobanura yuko hari iyo ariko ibyo byose twige kuko nka mu Rwanda hari n'ababikabiriza nanone urumva impamvu bajya bavuga yuko umuco nyine ukura nuko hari ibyo ugeraho ukabona barabikabirizaga oya hari wenda reka nguhe nk'akagero gato mu Rwanda akenshi ntabwo nyirabukwe arira ku meza imwe n'umukwe reka na sebukwe ntabwo yarya buriya hari ahantu sebukwe akagira aho bamugaburirira ngo yari ahantu bigeze kujya bajyanye n'umushuti wacu yari agiye kwerekana nyine umusore bazarushinga papa wabo ahita agenda aragenda ko ntabwo yasangira ntabwo yasangira nabo biba ari ngombwa ngo isaba hari ariko wenda ubu hari ababikora none ikintu ngiye kukubwiraho like nko ku muco w'abagandeho kanga utera agastori burangira nkunda kudutera udustori mushuti wanjye yarambwiye ati uzamperekeze
njyane n'umukobwa dukundana iwabo, turagenda tugezeyo nsanga y'umukecuru. Urabizi ko mu muco w'abanyarwanda dukunda guhoberana kubi. rero nkikunda burangiye no mu byiciro by'abantu nkunda cyane, nkunda abana bato n'abantu bakuze. Bari abantu iyo ndi kumwe n'umwana muto nikabone niyo yaba atavuga ariko hari ikintu mbese mba numva ndi mu yindi si, bigusubiza ahantu runaka, binsubiza ahantu runaka, mba nishimye. Umwana ugusekera nta ejo atazanakurakarira, ubumva ari ibintu byiza. So n'abantu bakuru rero n'abantu beza baba baragize abo bakamera nk'abana, baba bari straight, yakwanza bakwanze, yagukunze nuko. Niyo umurakaje arakubwira ati mwuzukuru urandakaje mwana we, ibi bintu ntuzabye. Kera twe twagiraga dutya. Mbo tugezeyo rero nirukanka mbere mpobera umukecuru, ariko umukecuru aranyitaza. Anyitaje sindavuga n'ibi n'ibiki, abaza umukobwa we ngo none se nguyu ni ngombwa ko musuhuza mu kigande. Arangije aramubwira ati mama uwo musuhuze nta kibazo. Umukecuru aransuhuza, babyita kugwa mu gafumito. Umukecuru umugwa mu gafumito, ariko umukwe we uwo twari tujyanye nk'umushyitsi mukuru, ewe abe no kumwegera, yicaye mu ntanzi z'urugo hariya n'undi yicara hakuno. Noneho urumva umukwe yari yajyanye y'akagifti, nta muriro bagiraga, yari yajyanyeyo ka pano soreye. Agiye kukesitara, umukecuru ari mu nzu ati buretse mbanze nsohoke. Ntaho bajya bahurira, baritazanya. Noneho njye umukobwa arambwira ati ibyo biri muri karica ya fe, mu muco wacu ntago begerana, nta naho bahurira. Umwe yinjira undi asohoka, undi agasohoka undi yinjira. Noneho rero twebwe wenda hano barasuhuzanya, ariko njya mbona mukecuru atajya arira hamwe n'abakwe be. Uye buriya nuko natwe twebwe twaje kugeraho tukabishyiranye, nibyo nakubwiye mbere, twaje kugeraho umuco wacu tuwuvangana n'uwa christianisme. Donc hari ibintu bimwe bagenda babita, ugasanga ngiye ku mukobwa agiye kumpresenta, nicaye ku meza hamwe na mama we. Turi muri ya nyito kiliziya ngo yakuye kirazira, sibyo? Nibyo niho twari tugeze rero. Hari ibintu urumva iyo tutangiye kugenda duta ibintu bimwe umuco nyine ni hahandi bavuga yuko igihugu kigenda gitakaza umuco. Bya bindi urumva hariho rero amakirazira tugomba kongera kugarura, kongera gusubiza mu murongo wazo. Ibi ngibi ntago bikwiye, ibi birakwiye, ibi ntibikwiye, ibi ntibikwiye, ibi ntibikwiye, ibi nta, kuko niyo byaba bitanakwiye da, niyo twabona yuko ubundi mu busanzwe nta nicyo byari kuba bitwaye, ariko tugomba kubikora kubera ko ari n'abantu bakuru bigisha abana. Ntago nyine urumva umwana areke kuvuga ngo mama ngo nanyweye amashereka y'inka. Ni ukuri birakwiye ko abana tubaganiriza. Usanga wenda nk'ahantu tuba twaragiye dukurira ku cyaro, nta muco uba mu mujyi akenshi, kuko mu mujyi habamo abantu benshi batandukanye, tuba twahuye n'abantu benshi cyane, buri kimwe turakira, buri kimwe tukakira. Uzi ko usanga abandi bo mu bindi bihugu aho kugira tubari wenda hari ururimi bakoresha ruri main muri icyo gihugu, like nk'icyongereza cyangwa igifaransa, ariko bakavuga bati wenda harimo tribes nyinshi, bakavuga bati reka tubabyaye umwana ku myaka 3 bakamujyana mu cyaro kwiga rwa rurimi gakondo, kwiga umuco wanyu. Urumva hari yaho kubera ko kiriyo bagifite ukuntu babikora bya nyabyo nyine byo kwitsitso bya bindi by'indani na ya miziririzo n'imigenzo n'iki byose bakabimwigisha. Umwana reka tumujyane yiga umuco wacu,
deni azagaruka mu mujyi aje kwiga za ndimi z'amahanga yego bakabikora obviously yego ugasanga ni ibintu byiza cyo ugasanga mwe wenda muva mu Ngororero ariko mutuye i Kigali ariko mukayemo bati byibuza kabiri mu mwaka tuzajya tujya ahandi buri niyo mpamvu nagakwiye no gusaba na leta nka nkuriya munsi w'umuganura tukabigira reba nka kuriya dufeta enye z'ukwa karindwi cyangwa nk'uko tuba twafashe iki cyumweru reka nkorohereza hari icyo bintu bajya bakora ku bigo bimwe na bimwe byagaruka ushime umuntu akajya aho yize pirimeri urumva ari ukuntu abanyaburayi n'abazungu abanyamerika cyane cyane bagira umunsi witwa Thanksgiving mbere gato ya Noheli akava mu mujyi baba babizi neza yuko uwo munsi bagomba gutaha kuri ya soko yawe ku ifishi hariya famiye yose bagasangira donc bya bintu byose bakoreye umwaka wose bakaba bari kumwe icyo gihe yego kumva nanjye mbona twagakwiye kuzana icyo kintu kumuganura bikareka kwitwa gusa ngo ni umunsi w'umusaruro gusa bikaba nyine cultural event nkuko babyita festival tukajya mu ma quartier tukajya iwacu ku ivuko tugasanga imiryango tukicara tukaganira tugasangira ibyo twejeje natwe tukazana ibyo tuvanye mu mujyi twari turi kuvuga kuri values indangagaciro noneho hari n'iyindi point ya nyuma bundi iranga umuco yego yitwa artifacts like nk'ibishushanyo cyangwa ibibumbano ibintu by'ubukorikori dushobora kuba dufite n'ibisimba muri pariki yacu byihariye hari na biriya bisimba byo ni ibintu wenda usanga wenda nka hano wenda tukaba dufite nk'ingagi aricyo kintu batuziho ugasanga nko muri Uganda bita ku musambi yes ugasanga ahandi wenda bita nko ku nzovu yego usanga bibaho nabyo biriya ntekereza ko biri yego nabyo biranga umuco ariko noneho hari n'ibintu bita ibishushanyo like hari nk'ukuntu usanga abantu bagira art zitandukanye you know igiseke ntabwo ushobora kugisanga wenda i Burundi cyangwa inkangara umusambi cyangwa wenda ibishushanyo abantu baba bazi neza yuko ari ibinyafurika ugasanga nk'ibihugu by'ubworozi bo umusambi bawushimbuje nk'uruhu usanga uruhu bicarira yego urumva twavuze donc ibintu biranga umuco twavuze ku bintu bine twavuze ku ibirango mu birango twavuzemo imbyino tuvugamo inyogosho imyambarire ibiryo imirire imitekere tuvugamo indirimbo tuvugamo n'ibirango by'imico n'imicurangire n'imiririmbire tuvuga ikintu cya kabiri twavuze kuri norms bya bindi twita ngo kirazira yego kirazira ni ukuvuga ngo umuco uba ugomba kugira ibintu bizira kugira ngo utangiza wa muco noneho ikagira n'ama-values indangagaciro ibintu noneho byemewe biri important donc bya bintu by'ingenzi n'indangagaciro igira kirazira yego udatatira nyine ni ukuvuga ngo ibintu by'ingenzi byo gukora byanyabyo bya bindi biri right yego noneho ukagira na artifact ni ukuvuga ngo umuco ushobora guhinduka uranakura ubundi umuco urakura sibyo kurumva umuco ushobora dushobora kuba twaratangiye twambara ubusa bakagera bakambara impuzu bakageraho bakambara tukambara imyitero birakura sibyo umuco urakura dushobora twaratangiye tuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere hakazamo abandi bantu tukazamo abaturutse i Burundi bakavugamo ururimi rwabo Bugande bakazanamo ururimi rwabo tukabivanga abakongomani bakaza tukabivanga cyane cyane akenshi nk'ibihugu biba
bihana nkatwe imbibi noneho nk'ibihugu tuba nkatwe noneho duhana twebwe imbibi. urumva twebwe turi muri mido aha turi hagati turi hagati y'ibihugu byinshi cyane twebwe cyane tugomba kuko kuvuga indimi tunakira buri muntu wese uje tugomba kuvuga utugana. indimi nyinshi cyane zitandukanye Yeah. zihuriramo abantu benshi ariko ntabwo bibujije yuko dufite umuco sibyo nk'uko twabitangiriye natangiye nkubwira yuko umuntu twari turimo turaganira arambwira ngo nkunda u Rwanda ariko nta muco dufite. Oya umuco urahari ahubwo wenda tuwusigasire Yego. N'ababyeyi bacu batwigishe kuwusigasira niyo kirazira niyo ndangagaciro twirinde gutatira ndetse n'abazadukomokaho kuko tutawusigasiye nk'uko ba sogokuru bawusigasiye n'abadata bakawusigasira wazasanga abuzukuru bacu noneho nta muco bagifite. Kandi ntabwo twaba mu gihugu kidafite umuco kamwe. Igihugu kitagira umuco kiracika niko bavuga. Igihugu ururimi cyane cyane imbyino imyambarire sinzi ko wenda inyogosho zo zarahindutse turashishura umunsi ku wundi ariko hari abakiwusigasira ba Kivumbi ba Odikeri nabonye na Yago nawe yatangiye gusokoza amasunzu bararega bari indorerwamo zacu. Hari n'abana bo mu Nganzo Ngari njya mbona babishokoje umunsi umwe. Uko u Rwanda rwo hambere rwari rwasokozaga. Ka ordinaire natwe tuvuge ko umuntu usigasiye umuco wacu kandi bigasa neza agomba gusokoza gutyo. Even na bashiki bacu biga uko abamikazi basokozaga biriya baboha bambara imisatsi y'abandi bantu. Ntago bikwiye dukwiriye gusigasira umuco twese kugira ngo u Rwanda rw'ejo tutazatuma rutamenya wa muco sibyo tukawukurikiza tukabikora tukabyerekana ndetse tukaba indorerwamo y'abarumuna bacu n'abazadukomokaho. Ndumva twagarukira ku kiganiro cy'umuco cy'uyu munsi tubasuhuza tubibutsa gukanda subscribe comment na share kandi tubabwira ko wadukenera ni kuri iyo nimero iri hasi kuri Alegra Hotel tubafite serivisi zose zishoboka. Nakagaruka hasta la vista.